ahangaha rero banjyanye ngo ku Kibuguzo hano ku Gasoro, ngo yabaga nyine abuguza areba Mutende epfo iyo ngiyo. Rega nibavuga Gasoro na Mutende ujye wumva ko ari uduce dukurikirana, utazagira ngo ni izina rimwe ry'inyungi. Reka tugere aho ngaho noneho aba ariho mbabwirira noneho ibya Gatera cyangwa yaje nk'iya Gatera. Wabwiye abantu zose bakaza kudufata, cyangwa twe turaminuka hasi duhure nabo. Ubu rero ubwo mumbona ngeze mu mudugudu wa Gisoro, akagari ni aka Gasoro, umurenge wo ni uwa Kigoma, aha ni muri Nyanza. Urumva Gasoro wumve Gisoro, ndashaka kugira ngo nkwereke noneho igisoro cy'umwami Ruganzu aho yabugurizaga, baza kutwereka. Ahangaha rero nk'uko nabibabwiye niho yabaga abuguza, byumvikane ko hose habaga hari abagaragu be, hari na za ngabo ze. Ingabo ze muribuka ko twazivuze hariya hirya habereye itsimbaniro ry'ibisumizi. Ibisumizi twabonyemo uwitwa Muvunyi, tubonamo Karema kamugajwe n'ibyuma cyangwa karemajwe n'ibyuma, tubonamo kandi na wa wundi wabanje gushyingura abandi bose mu myobo y'inyaga bari gutsembanira ahangaha. Ni muri iki gice n'ubundi muri siwe Kamara, wa wundi witwa Kamara. Aha rero Ruganzu yabaga hari arimo kureba hasi hariya mu gikombe ahitwa Mutende. Niyo mpamvu hari igice cya Gasoro ari nacyo turimo ubu ngubu, na Mutende hari yepfiriye. Ndumva tubyumvikanyeho. Ntago nshaka raguza ibya Gatera ngo mbihuze n'ibya Ruganzu, kuko bimwe bifite uko bibangamye ukuntu. Turakomeza gatoya twegereye hepfo ahatari kuri iki Gisoro, hanyuma tuganire noneho ku bya Gatera. Yansigamigani nababwiye ngo yaje nk'iya Gatera. Yaje nk'iya Gatera, mwibuke ko nababwiye ko igira ahantu habiri bayitirira. Bayitirira mu Buganza, bakayitirira nangaha ku Gasoro na Mutende. Ariko mbanje kwigirayo gato kugira ngo ntaza kuvanga ibya Ruganzu n'ibya Gatera wari warabaswe n'ubusambanyi. Nari nitaruyeho gatoya igisoro cya Ruganzu kugira ngo noneho mbaganirire kuri Gatera. Gatera muribuka ko hari uwitanda na Ruzizi, akabaho n'uwo ku Gasoro ka Mutende, ariko bose bakavuga ko ari bamwe. Uwo mugabo Gatera akaba ari umuntu wari warabaswe no gukunda abagore. Urumva yari rwatakana murego mu ngutiya. Gatera uwo nguwo rero murabyibuka ko ubwo yatemberaga yari umutwaro ukuntu, ubwo yatemberaga yatumye umugaragu watingira muri ruriya rugo unzanira igishirira cyo gushyira ku nkono y'itabi. Umugaragu aragenda agezeyo ngo asanga umugore wari ikirongore. Araza aramubwira ati ariko Gatera dore ko wigenje, hariya muri ruriya rugo harimo umugore w'ikirongore mwiza utarabaho. Gatera turamumboneye, undi ati bumfashije inkono, mfasha n'iki gishirira. Aba baragiye, akimubona aba aramwatatse, arakurubanye ajyanye hehe, arenze inyegamo ku buriri ngo ba kiku piku piku pa. Ariko uribuka ko kera abagore barongorerwaga kwa ba sebukwe, nyirabukwe ngo baramubonye. Amubonye Gatera asohoka ati karabaye, ati noneho ntago ubikika ndakurega, reka bave gushora. Nuko Gatera arageze asize umugaragu asanga igishirira cyazima. Arongera amubwira ati genda uzanire igishirira. Agiye akizanye rero, agiye kukizana asanga wa mugore, nyirabukwe wa mugore yarikokereje, ati n'ubusambanyi bwawe n'iki byose reka baze barahita bagusenda ako kanya. Umugaragu asubirayo yiruka ati ikintu ukoreye uriya mugore kiramukoraho. Gatera ati bigenze bite? Ati nyirabukwe neza arenda kumwirukanisha. Gatera ati ibyo nabyo, ati mfasha. Abarongeye arirukanse anyura kuri nyirabukwe wari ugisakuza, hururu turi no kuri bwa buriri, piku piku paka 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 paka. Ubuzi ngo byarangiye bite? Umugore aramubwira ati surumbayeho ko nawe ari rwo rukubayeho mukecuru, tubigenze dute? Umukecuru atumva mwana wanjye hora mpore turebe uko twanywa amasubyo, ariko twese tugwiriwe n'iki n'ishano. Gatera uwo nguwo rero bakubwira ngo yaje nk'iya Gatera nuko uzanye
ihurumbira byose byayikubita ikubita itigeze itoranya. Umwe rero bamuriburira hano, undi bakamuriburira Tanda na Ruzizi. Ngayo nguko. Muri rwa rugendo rwacu rero turakomeje, ubu ngubu tukaba tugeze Isave na Shyanda hakurya yaho. Isave murahabona ni hariya ku kiliziya, ahantu hose murebeyo murahabona tu. Aha ngaha rero hafite amateka akomeye cyane, abazungu ba mbere ngo niwe umwami yabohereje, aravuga ati mugende mujye aho ngaho Isave, ubwo ni mubura umuriro wenda muzapfa. Ariko ngo bari bifitiye ibibiriti, we yari azi ko bagikuba bya biti nyine urushingo barwita urushingo. Aha ngaha rero insigamigani yaho ngiye kubabwira ni iyitwa ngo Sinkiranira Shyanda. Sinkiranira Shyanda yavuye kuri Ntizimira w'Ishyanda na Save, ubwo yari arimo kuburana n'uwitwa Rutambuka nawe waho ngaho. Bose bari abatware rero ku ngoma y'umwami Kigeli Rwabugiri. Noneho bose bagatura muri izi nce za Save na Shyanda inyuma yaho. Hanyuma buri wese akajya avuga ati Shyanda ni yanjye, n'undi akavuga ati Shyanda ni yanjye. Urubanza rero rurananirana, urubanza ruba urw'abagabo, urubanza rurakomera. Hanyuma biza kugera igihe bavuga bati dushake uburyo ki twaruca noneho. Bashaka uburyo ki urwo rubanza baruca kuko rwari rwananiranye. Rimwe rero mu gitaramo Rwabugiri arababaza ati ese mw'abantu banjye mwe, urubanza rwa Rutambuka na Ntizimira ndukemurene. Nabo baramubwira bati rwose uru rubanza rwarananiranye. Ariko noneho haciye iminsi urubanza rwarananiranye, baza kwanzura yuko noneho bagiye gushaka ukuntu baruca. Uwitwa rero Rutambuka anyura inyuma, urumva yaba Rutambuka yaba Ntizimira bose bari bahuje inshuti nk'abatware. Rutambuka raca ruhinga nyuma ajya gushakisha inshuti nyinshi muri izo ngizo bari bahuje. Noneho barahuza bemeranya yuko bo bazashuka Ntizimira ngo bagakirana. Urumva ko hagiye kubaho ikintu cyitwa gukirana hagati y'abatware babiri ari bo Ntizimira na Rutambuka. Bagiye gukiranira iki? Shyanda. Nababwiye ngo ni umusozi uri inyuma y'aha ngaha Save. Umusozi uri inyuma aha ya Save. Nuko mu gitaramo rero babibwira Rwabugiri, nawe araseka ati wa muganire kabahakiranire, hanyuma unesha undi, ubwo arabamunesheje mu gukirana, arabanamunesheje amutwara iki? Shyanda. Ngaho rero igihe rero kiragera, ubwo abantu baraza banzura umwanzuro bati rero Ntizimira ugomba kwemera ugakirana na Rutambuka. Rutambuka rero ngo akaba yarazi gukirana cyane, ariko Ntizimira nawe akagira ingabo nyinshi kandi zizi kurwana. Ntizimira rero aravuga ati rero mwami, niba mwemeje ko urubanza umuntu afitanye n'undi ruzajya rukemurwa n'uko abantu barwana, ubwo ndemera ndwane. Urumva yishingikirizaga ingabo. Abandi bati oya si ibyo twavuze, ntabwo ari ukurwana, twavuze yuko abantu bakirana. Bavuga ko amurusha amaboko, tekinike na tagitike zo kugira gute gukubita umuntu urugondi ihene akaba aramutsinze. Ntizimira arabireba ati ko Rutambuka ndusha gukirana, none yankubita hasi naba ndushwa n'iki? Ngo aratekereza gatoya, bamaze kubabwira bati mwambare mukirane, ngo abwira umwami Rwabugiri ati rero mwami nyir'igihugu Rwabugiri, rwose reka nkubwize ukuri, niba ari Shyanda iyi ngiyi twarwaniraga, bikaba bibaye ngombwa ko abatware bawe tugiye kuyikiranira, utsinze undi akaba atsindiye na Shyanda, njyewe ntago nkiranira Shyanda, ubwo Rutambuka nayitware. Ba batware bose bari bari aho ngaho, n'abandi bari babigiyemo inama, bumvisha amagambo avuze, bigaragara ko ari ugusuna, bose baraseka, barakwenkwenuka, barumirwa. Urumva
n'umwami nawe Rwabugira biramunezeza araseka cyane ngo yibagirwa nuko byari urubanza cyangwa se ari iki, ahita avuga ati nizime we kwe gukirana, ati shyanda urayikukanye. Ubwo ngubwo rero shyanda yiba iya ntizimira gutyo. Gukiranira shyanda rero ni ukurwanira ubusa. Hari igihe abantu bajya aho ngaho ugasanga murapfa ubusa, abantu bakabijyamo, umwe agatera undi ngume, undi akagira atya, bagahigana kuzicana, bagahigana kurogana, bagahigana ibiki n'ibiki n'ibiki, ariko barimo gupfa ubusa. Rero ntugapfa ubusa n'umuntu, ibintu nibyo dusiga kuri iyi si. Nawe ntukagira ute, ntugakiranire iki shyanda.